Go icya gatatu nahanuye ni kuri nari amatora yabaye ejo bundi. Ya Trump. Aya matora abaye mu Rwanda. Ko nahereye ku buzima bwabo busanzwe. Aha nta kibazo. Ari amatora yabaye ejo bundi president atorwa 99% na yahanuyeho. Yego. Bindirimbo cyashya ndi kumwe n'umwana w'intama. Isengesho TV ikugezaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Okay, reka rero mbabwire nti mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Abantu mukurikiye Isengesho TV nkuko mubimenyereye nkuko mubizi, ubu ngubu twabateguriye uburyo bwiza bwo kugira ngo mwakire ibiganiro. Rero uyu munsi turi kumwe n'umuntu umeze neza cyane, ngira ngo uramubona ku kajireke, hanyuma ukamubona kuri karuvati ifunze neza cyane. Ewana na nimbeba yacamo muri iriya karuvati kabisa. Hanyuma rero ishati nziza, hagati aho ngaho ndabona yambaye n'impeta. Reka rero atangire atwibwira. Amazina y'ababyeyi nitwa Nkunzu Rwanda Valence. N'ayandi tubatizwa n'umwuka twamaze kwemera. Ariko no wisunzane ya topic ntaranarwa ngo amazina y'ababyeyi ni Nkunzu Rwanda Valence. Hanyuma atara y'ababyeyi nayicyubwo. Ni nk'amatitire umwuka wera duhereza bijyanye nyine amatitire umwuka wera nawe atanga amatitire. Umwuka wera nawe atanga amatitire cyangwa amazina. Ndarushye noneho ntago ndi bubikoranye cyane ibyo ngibyo. Hanyuma y'umwuka yakwise se naya mbo ayo ngayo nibanga ry'akaziri nyine keretse byabaye ngombwa. Noneho bibaye ngombwa. Bibaye ngombwa. Abantu bafite amatsiko. Babwiye ko umwuka wera yita amazina. None umwuka wera yakwise amazina ari mwibanga kandi izina ni ikintu kimenyekana. Nkuba abantu benshi banyita profete. Abantu benshi bakwita profete. Wese ubundi wizi ubu profete cyangwa nuko ariko bakwita. Mbo barabinyita ariko buri abantu nibo babanza ko kwita izina. Wowe yurigiyise ubusa n'wishyira. None se nyine iryo zina ry'icyo kintu. Wowe ubuhanuzi muri wowe urabufite? Mfite umuhamagaro w'ubuhanuzi. Mfite umuhamagaro w'undi umuvuga. Oya. Mbwira ibintu bitatu wahanuye bikomeye bigasohora. Atari bya ndi bavuga ngo nugera ku isoko urahasanga inyanya. Kandi koko umuntu ugiye mu isoko ntiyaburamo inyanya. Ndashaka mbwira ibintu bitatu wahanuye n'abadukurikiye babizi bamwe n'abazabibona babe babizi ibyo bintu kandi bigasohora. Nzabivuga muri interview y'ubutaha. Ni byinshi kuko umuhamagaro w'ubuhanuzi. Oya njye nakubwiye bitatu wivuga byinshi. Mubwire se impamvu. Ubu ngubu barimo baratunga agatoke abahanuzi. Abahanuzi bundi nibo batwubikiye n'imbiye. Uri kumva? Ugasanga insengero barazifunze kubera ubuhanuzi bw'ikinyoma. Ariko ugiye ugafata umuntu akaboko. Nk'ubu hari igihe umuntu avuga ngo nahanuriye ibintu birasohora. Umuntu ashobora kuza agahita akubwira ati rero tugende. Unyereka abantu batatu bahamya yuko iki kintu cyabayeho. Cyangwa waba uri no mu rukiko ukavuga uti ngewe. Ese ko mvuze urukiko nkabona uratiti. Ikibazo warumbajije gisa n'ikigoye ariko nta nubwo kigoye. Bitatu nahanuye nibuka ni byinshi ariko bitatu. Ariko ntago kigoye kuvuga ibintu Imana yakoze urumva bigoye. Mbo ikibazo abantu dufite keshi iyo uvugishije ukuri bagira ngo ujya kuvugisha ariko se ubundi rishyira hejuru n'ubundi nimburiyo uzakumayo n'ubundi nawe uzakumayo nimburi no hasi uzaguma hasi. Wero kwishyira hejuru bireke uvuga iby'Imana yagukoresha. Ngewe n'ubundi sinkeneye ko abantu bamenya ibyo nahanuye ahubwo ngewe ninjye mba mbizi. Ngira ngo ukuri nuko umuntu ku giti cye nguko akumva. Ariko hari igihe biba ngombwa ntago gera umvikana nawe. Yarababwiye Yesu ati mwumvishe imirimo yakorewe Kaperinawumu. Sibyo? Mwumvira imirimo Imana yakoreye Samariya. Mwumva imirimo Uwiteka yankoresheje ndahana. None we kuvuga imirimo Imana yagukoresheje ngo abantu badukurikiye mushyire muri commentaire. Mwumve uyu profete yatangiye gutubwira ngo mwemeza ko ari profete ariko ntago yemera iby'Imana yamukoresheje. Mbo ndabyemera. Cyaretse nimba warababeshyaga. Ntanagiye kure ngo nkugore reka nkubwire ibintu bitatu. Ngiye ntabwo ngoye kuko niko kazi kanjye. Ibintu bitatu nahanuye. Ubundi buri umuhanuzi w'ukuri cyangwa ukomeye abagomba guhanura ku ibijyanye n'idini agahanura ku gihugu n'abaturage. So duhereye nko ku gihugu muri za 2016
njye nahanuye gukomera k'u Rwanda. Nagize iyerekwa umunara muremure uri mu mazi. ubwo icyambere ni inyanja muri bitatu nagusabye. Ego. Icyambere ahubwo numvishije warangije gutanga message. Icyambere wahanuye nuko wavuze ko muri 2016 igihugu kizakomera. Icyo ni icyambere ruzakomera. Sibyo? Icya kabiri. Icya kabiri nahanuye ni kuri yakuraswa kwa Trump. Babarire twahereye ku bihugu cyangwa se mu buzima busanzwe. Hanyuma kurasa kwa Trump wakuvuze mbe. Nagize iyerekwa mbona araswa. Wabibwiye abantu se? Nabibwiye abantu n'umudamu arabizi. Mudamu arabizi. Ni madamu wenyine ariko kubera iki se iyo uhanuye ibintu utabivuga muri publique mukaya ngewe ndaguha uruhushya. Nimba ari nubundi buhanuzi ufite ubuvuge none busohora tuzanamenye yuko byabaye. Muri kondisiyo zanjye cyangwa uko nkorana n'Imana y'Imana nyeretse ibintu cyangwa ingoresheje ibintu ndabisengera. Hanyuma ukabibwira umudamu ushobora kubikuzaho cyangwa se nkabisengera. Okay, icyo ni icya kabiri reka twemere ko bamurashe tarabara kurasha nibyo. Hanyuma icya gatatu ariko ibyo nabyo sinzi hari igihe umuntu ashobora kuguha message bikaba ngombwa ko uyisobanuraho. Nanjye umbiyange gisari ikibazo mfite. Kuvuga ko yarashwe ntabwo byumvikana neza. Hari igihe byaba ngombwa ko mbisobanuraho gato. Nyine ariko warabisengeye bivaho. Narabisengeye biva ariko ibyabaye n'ibimenyetso. Isasu rero ryamuciye ruhande rw'ingofero. Noneho ryari gucaye. Nimba ari we wariyobeje. Wabonye yicaye. Yari gupfa kuko ari mu mugambi w'Imana uriya mugabo tugiye wenda ntitubijyemo cyane yari. Oya nta turabijyamo kubera yuko uravuga yuko yari gupfa. None isasu ni we wariyobeje. Reka mvuge ko nariyobeje kuko ndi mu bamusengeye wabasenze bakuzaho uko kuraswa. Ubundi yari gupfa. Bibiliya iravuga ngo musengera abame n'abatware. Kandi hari groupe nakoranaga na irabizi umudamu narimubwiye bitaraba. So ngo ndi mu bariyobeje sinjye nyine wamusengeye. Oya turavuga mu ruhande rwawe kuko abandi nuzi nimba barasenganye umutima ukunze. Ubwo ninjye wariyobeje. Ubwo tuvuge ko ari we wariyobeje ku isi yose banamenye yuko wowe uri umuhanuzi ahubwo buri Trump yarakwiye no kuguhitura. Imana izarimpa. Niko nge nize. Agaseke cyo wangituro ry'umuntu ukomeye kandi ko ndabituro musigaye muri ti. Ndiringa n'umwuka cyane w'abantu bavuga ko dukorera Imana hari ibintu dushaka ibintu ku bantu. Buriya ukoze neza ugahanura neza Imana iguhitura cyangwa iguha. None rero tujye ku cya gatatu niki? Yego icya gatatu nahanuye. Ni kuri nari amatora yabaye ejo bundi. Ya Trump. Aya matora yabaye mu Rwanda. Ubwo nahereye ku buzima bwabo busanzwe. Aha nta kibazo. Ari amatora yabaye ejo bundi president atorwa 99% nayahanuyeho. Yego. Okay reka dusubikira hano noneho ngaho gira icyo ubwira abantu nko mu masegonda 50. Abantu banyumva cyangwa badukurikiranye nuko nabasaba ko bakomeza ibyiringiro byo kumenya ko Imana iriho kandi Yesu ari umwami. Bidashingiye ku kindi cyari cyo cyose baba babona Imana ko bayumva ariko bemere ko Imana iriho kandi Yesu ari umwami. Kandi umwami baramwubaha umwami baramwumvira kuko twumvira abayobozi bacu abariko twigitoza kumvira Imana kandi kumva ko Yesu ari umwami. Icyo nicyo navuga ko hari abahanuzi cyangwa abakozi b'Imana cyangwa abantu bayishuriwe bahamya neza ko Imana iriho kandi Yesu ari umwami. Kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi byo twita kuzabaho mu isi nshya cyangwa kuzazukira ubuzima bw'iteka ryose. Murakoze. Turagushimiye Imana igumugisha.